ni kuri ukunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe ariko hari abantu banyuma ngo bahereze icyubahiro sha kwara abantu babaye test pinafoza gide binifoye no turabyanze fatira mugenzi wawe gutya mufate ni mugurane wicaraho yicaye umubwiye uti test y'abadayimoni Imana yigukuyeho bazagaruke bakubure bo gatsirwa n'agasani hari abiwanya ari abakarande hari abo wavukiye Imana ibagutsindire hunga piwe kita pasaka ya sando bazaniye rero ijambo rivango Yesu agiye kuguhesha ibyawe byagukwepye. Suhuza abantu babiri babwira ngo Yesu uyu mugoro baguhesha ibyawe byagize gute? Ibyawe byagukwepye niryo jambo uhabwa umugisha. Niryo jambo mbazaniye hanyuma twarangiza tugahita dufata kanya tugasengeramo. Kandi ndumva ari bafasha hakiri kare ngiye muri Daniel insoza. Daniel insoza ibice 2:21. Daniel ibice 2:21 hari amagambo avuga ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka niyo iyimura. Turekera nyamerere mubwire ngo Imana yakwimbyanyuranya ibihe ibihurimo Imana yabinyuranya kandi bigakunda. Tuzamurira Imana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Hanyuma kuri iri jambo nzanye rifite umutwe uvuga ngo Yesu aguhuze n'ibyagukwepye byawe. Nyemerere ko kantu gatindeho koko nanjye nshobora kubyungukiramo nawe ukabyungukiramo. Mundi ntabwo tuzi imbere y'Imana koko yabuze ibiyiramya mu ijuru hari bizima n'abakuru n'abamarayika n'abasirafe bahora bayiramya, ariko yahisemo ko icyubahiro kizayinezeza ari cy'umuntu koko niyo yaremye mu ishusho ryayo. Umuntu niwe waremwe mu ishusho yayo. Nimba inda ya mama wawe itaravuyemo Imana ikemera kuza mu isi, ufite misiyo. Abantu bafite misiyo bazamura Imana icyubahiro. Hanyuma nimba ufite misiyo y'Imana, abadayimoni barwane bateka ubutaka butukure, nibushaka bateka amazi abisupu na sestomate patika sando guide. Imana izashyigikira misiyo yatunyuza ku isi. Abantu baje ku isi muhaguruke mu yihereza icyubahiro. Impamvu utahaguruka niki? Inda nyinshi ntizavuyemo. Tuyishimiye yuko twaje ku isi kuko hari inda nyinshi zavuyemo zitageza. Ariko abemeye ko ab'Imana yemeye ko baza iracyabarinze. Turi kuri system ivuga rero ngo Yesu aguhesha ibyawe byagukwepye. Byagize gute? Ndabona bicira inkeri kandi hari igihe bigukwepa. Rega abashumba Imana yaremye Deni imbere Imana yaremye Deni imbere y'ukirima Adamu. Kuko ntabwo ushobora gukora umushinga utarawupangira aho uzawushyira. Nugiye gushaka imashini izasya abanza gushaka hazayitereka na kashi power izayiha umuriro. Mbere y'uko Imana irema Adamu yamanje kumupangira Edeni kuko avuga ngo namara kuza se azarya iki. Mwana se reka mbabazi mumbwije ukuretse amabura kindi y'ubukene umwana nibyo azaterurwamo habanza iki? Habanza amaranje n'ibigoma n'ibindi bintu by'utuberiso bya bindi by'abakiri ugasanga inzu iruzuye. None mwebwe mutegurira abana banyu mukareba Imana arinjije ku buryo yaguhamagara itaragupangiye. Ahubwo turagira ngo duharanire gufata iby'Imana yadupangiye. Ngirira abantu batatunga urugamba n'Imana igiye kururwana we rwarakunaniye. Imana ihakugerera igerayo kuko ibidashobokera abantu ku Mana bigize gute birashoboka. Tangiye kundebera muri system tori uko ndeba tabaza Imana iguhuza n'ibyawe windebera mu marinete. Kandi impamvu ndimo nemera ko bishoboka nuko Theo yarutse kuririmba indirimbo ikomeye aravuga ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itagira gute itavana umuntu. Ndamaze gufasha bavuze ngo Mana sirima kandi si kabiri tubone neza yawe. Ahantu utabasha kugira amaboko atagera Imana izahakugerera.
Imana ihita ivuga ngo mbere yuko Adamu aza ihita imupangira Edeni pa kubitamo n'akagezi kazajya kazana amazi yo nyota yakwisha Imana igiye kuyirangiza. Cyo mwigira ngo itorero ngo ibibazo itorero ni irya nyiraryo ribereye maso. Hanyuma ahubwo Imana igushakira ikikuvura umwuma mu izina rya Yesu. Maze gushyiramo akagezi icomekamo imbuto z'ubwoko bwose. Papayi, indimu, icunga, yesi, we urandenganya guteruka kurya imbuto se n'igihe ubiziza. Senga Imana ibyo suri mubwira nibiki. Erega hari abantu batarya imbuto kandi baraziremewe. Umva muze ntabwo imbuto zabayeho ku bwawe. Ntabwo wabayeho ku bw'imbuto sori. Imbuto zabayeho ku bwawe. Ahubwo ufite icyaha kutazirya. Ntabwo twebwe twashyiriweho imbuto. Ahubwo imbuto zashyiriweho. Ariko munyeganyuze ubita Imana guhereza ibyawe Imana yakugeneye mu izina rya Yesu. Abankurikirana bagira batya tureba haleluya. Noneho n'abatumva bazumva ariko ndagira mbabwira ngo iyo byatuyobeye buri gihe tubaza Imana. Tubaza iki? Impamvu ni iyihe? N'ubushize agakiza karananiranye pe. Bigeza kuri systeme ngo hasigara akora inuma n'intungura nimba ari intungura n'ifu. Biranga. Bimaze kuvamo Imana iravuga ati ibintu nkwiye kubihindura nkashaka icyerekezo. Ibizima n'abakuru n'abamarayika yewe n'abasirafe bose birabacanga. Yesu mwene Dawidi ahita avuga ati jewe ngiye guhesha abantu agakiza kuko kari karabakwebye. Murabizi yuko agakiza tujye kukabura twakaburishijwe na Adamu wa kera. Ahita afata ku giti Imana yamubujije kurira muri yangobye. Imana ibonye dutangiye gukabakaba nk'impumyi iti ishiraho Yesu. Yesu ngwaze azagiye kuduhesha igiti kizadukiza kuko icyambere twagipfiriyeho. Icyo twapfiriyeho ni icya Adamu yariye ariko icyo kumusaraba cyaduhesheje ubuzima bw'iteka. Noneho kubera Adamu amaze kurya kuri kiriya giti yahise yambika ubusa no kuva ku Mana. Yesu niwe yahise avuga ati ubusa yambaye nanjye ngiye kubwambara umuti w'umuriro n'umuriro. Kugira ngo abera bazambare. Ngira mugenzi ngo twambaye umwambaro Yesu yagombaga kwambara ku musaraba hariya. Ubu twambaye imbabazi z'Imana ku buryo uzajya ugendera mu mbabazi urire mu mbabazi wambarire mu mbabazi uvuga ngo jewe imibabaro yanjye yose nagomba kubabazwa Yesu yarayibabajwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndi kuri iri jambo rivuga ngo Yesu aguhuze n'ibyawe byagukwebye. Byagize gute? Byagukwebye. Swari igihe bigukwepa sha. Ntago mubizi. Biragukwepa bagafata irembo. Ukanabimenyesha abantu. Na mwarimu ukamujya imbere. Hagera kanya bigahita bigukwepa. None igihe bari bategereje ko ubukwe bugiye kuba ngo uretse nzama mbabwira ngo ndabona ntazi ibyo ari byo. Kumbi byakwebye. Ukagira gutyo uti yewe shinzi iduka. Bagashita gucuruza ukwezi kwa mbere. Ukwa kabiri. Mu kwa gatatu se wa muntu yaba yaragiye. Tukabure tajeri tukabure n'uwahacururizaga. Kumbi byagize gute? Byamukwebye. Birasaba iki rero? Nasanze ari Yesu wenyine ufite urufunguzo rwa guhuza n'ibyawe. Mwibuka yuko aba bantu bari kumwe, uyu Petero yari kumwe na Yesu. Bari kumwe n'abandi bigishwa. Birabacanga inzara iratera kandi itera bari kumwe nawe. Arangije baravuga ati ntabwo ibi byavamo reka tujye gushakisha. Baramanuka bajya ku mazi. Cyo nkundira Yesu. Abantu bose bazakuvaho ariko Yesu ntabwo azakuvaho. Kandi icyo mukundira iyo batangiye kukuvaho wakwegera vre. Iyo bagiye bashize itazaga kubya ati humura sha. Humura we. Kuko Imana ntabwo ikwegera hari abakwegereye. Iyo bakwegereye baba gutera igipindi banakubeye. Ariko iyo bavuyeho iza yonyine. Munda bari mubwira ngo amajwi y'abandi aceceka yasigarijwe rya Yesu ryonyine. Amajwi y'abakubeshya, amajwi y'abagupanga, amajwi y'abagushuka, message z'amafuti. Oya hari ijwi rigiye kuguhumuriza sha. Komera Imana amashyi koko rigiye kuguhumuriza. Baraho ku mazi barobye ngo bakesheje ijoro ntacyo bafashe sha. Mwene Dawidi barahatungutse. Navuze ngo Yesu aguhuze n'ibyo byagukwebye. Uragira ngo se iriya nyanja niyo risanzwe ibamo amafi? None se ariya mafi yari yagiye? Inyanja yari isanzwemo amafi. Bari basanzwe banaroba. Nubwo bwato nta nubwo bwato bwo nyine bwari bwaharobye. Hari hasanzwemo abandi barobye benshi. Ariko kuko ari igihe cyo kugira ngo amafi bakwepe. Arabakwepa. Nange nageze ahantu numva umwuka w'Imana mpaye iri jambo. Rivuga ngo ni muhumure. Ibyawe byagukwepye Yesu agiye kubizana. Kambashimira Imana. Nimba mwarasomye mu migani bari abashumbo barabiza iri jambo rivuga ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu. Ngo ariko abami bakubahishwa no kubigenzura. Kugira gute?
buriya ngashimira umusaza wacu umubyeyi wacu Kagame nabo bakorana abanyabwenge bafite ukuntu batureberera. Hari igihe byinjiramo akavuyo kenshi bagabatereka turebe ukuntu twagabanya akavuyo irondo ryivanze n'abajura bagahita bagabanya akavuyo ke. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Munega amatwi mbabwire iki gihe turimo kirasaba kwizera gukomeye. Impamvu mbabwira kwizera ni iyi: nubwigeze aho uzafatira iby'Imana bigusaba kuva ahantu habiri. Uva aho wahoze ukava nageze umugabo bitese aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nicyo kintu gitumye ntamwaye nkaba nko mu maso yanjye akamera nk'iki nk'urutare. Kuko kenshi uhanze amaso aho wahoze hari amajwi akubwira ngo ntago byavamo. Ntawe iwanyu wigeze atunga imodoka, ntawe iwanyu wabaye pastor, ntawe iwanyu wigeze wubaka inzu, uzayubaka bikunde. Iwanyu barishingiye, abandi bagiye bakuramo amata. None se uzashaka byemere, ariko uharenga, wamara kuharenga ugahita ugera uhagaze. Wagera uhagaze nawe bakakubwira ati reba huru usoko n'udapfuye ati koko ndapfuye. Wese urabona bitarangiye ati nanjye numva ibimenyetso bihari. Ariko ndagira ngo mbabwire tugiye kurenga ahantu habiri. Urabanza urenga aho wahoze, nurangiza urenga huri ugera aho Imana igiye gukorera ibitangaza. Mpamvu mbabwira ni iyi: mushumba, Imana yaraturemye iduhisha icyo tuzaba cyo. Kano kanya wamenye icyo uri cyo, ariko ntabwo uzi icyo uzabejo. Kuko bwakwira wakennye mu gitondo bukira wakize. Birashoboka yuko wakoresha umukozi akaba ari uzagukoresha nawe ejo. Bivanga Imana ijambo ryatuye ngo niyinyuranya ibihe, ahubwo jya uzamuka agace utazagira utsitaraho kandi ejo uzasaba ko akuramira umanuka. Iyi Mana wowe irakaze. Yishatse kuguhesha ibyo bakwimye ntabwo yita ku magambo. Kandi n'Imana igiye kubiguhesha iza mu nama y'ababikwimye kandi kazi batayitumiye. Kandi iyo yaje yicara imbere igahita izana amakuru ko ati inama irarangiye ariko ntabwo nari nyirimo ndi Uwiteka, ibyo nagambiriye no kubikora nzabikora. Kuko ari Imana ishobora bingahe. Herutse kujya mu nama nyamama ngo ugomba kurenga hura aho wabaye ukanarenga naho. Kuko ahantu uhagaze ubu hacanganyikisha abantu. Haba ari mu cyubahiro, haba ari mu mafaranga, haba ari mu bwenge, bijya bihinduka. Fata diplome wanagize ukayibika imyaka 10 utari uzi kuzayibika 10 kumba akazi karagukwebye. Ukajya ubaho ngaho uzamura karuvata ariko bakavata se hagira biro wapi. Waseka ati dore umukobwa mwiza nta wundi mukobwa ugira inzobe nk'iyi. Ariko abagabo bakamukwepa akaza abadafatika ariko abafatika bagakwepa. Ariko Yesu yo yabije mabyereza icyerekezo. Ndimo ndumva ashaka kubwira mugenzi ngo humuri uyu mugoroba Yesu agiye kuguha icyerekezo sha. Yesu aguha icyerekezo ahantu byari byaranze. Mama nimo mbabwira ngo biragoye guca urubanza rwawe uhagaze nawe ubwawe nabuze icira bishobora kukugora. Bishobora kugira gute? Reba umugabo bita Yona yabanye n'Imana, Imana akajya avugana nayo ava mu gukorera Imana abamufatanya bikorwa. Igihe kiragera Imana imutumye ararenga umurongo ntiyajya himutumye ajya hande. Hageze Imana imuteza umuraba. Imuteje umuraba, umuraba uraza bakifotwora ubufindo bamukomangiye abyutse arababwira ati nubwo mundeba njya nkamwe nkagenda nkamwe nkanywa nkamwe nkambara nkamwe ariko dufite itandukaniro. Jewe ndi umuheburayo kandi nubahe Uwiteka Imana ari misirijo. None rero mumfate munage mu mazi kuko aho nendaga kujya ni hakurya ariko nayisuzuguye ubwasigaye n'imbabazi zayo. Ndagira ngo rebe mugenzo mbwiye ngo hari imbabazi zihari nyuma y'amagambo y'abantu. Hari imbabazi nyuma y'ibyemezo by'abantu, hari imbabazi z'Imana. Hari imbabazi z'iki? Niyo amakuru atari ivumbi. Hari igihe imbabazi z'Imana ziyatesha agaciro. Bamunyanaze mu ruzi ifira mufata agezemo hasi. Arenga aho yabaye, arenga igihe harimo ahita reba asubiye umusozi ahita avuga ngo Uwiteka we ningera imusozi hejuru. Byanditse muri Bibiliya kandi yabivuze ari mu nyanja. Mu rusengero rwawe rwera nanjye nzongera kugushima kubw'imbabazi zawe. Imana iti byumvira reba isanga yayibitsemo imibyizi myinshi nubwo yakoze ibyaha ariko hari n'ibyo yakoze byiza. Icyama Imana yakureba igasanga ibyiza byawe birusha imbaraga ibibi. Icyama Imana yakureba igasanga ibyaha byawe gukiranuka kubiruta. Icyama Imana yakureba igasanga imbaraga z'Imana zikubamo zirusha intege nke z'abadayimoni imbaraga. Zamuri Imana icyubahiro. Buri hari igihe abantu bashobora gukata urubanza kandi Imana yo yarukase mbere kandi karukate bitandukanye nuko abantu babivuze. Hariyo mpamvu ngira ngo mbwira ngo ibyo bakuvuga bitandukanye n'iby'Imana yakuvuzeho. Kandi ejo hawe hararusha imbaraga huru hakanarusha imbaraga ho wabaye. Hararusha imbaraga huru hakanarusha imbaraga ho wabaye. Niyo haba hari amakuru atari ivumbi
kuko ifi yamaze kumufata bahita bakamera, dore ko mufite amakuru. Bajya kuri nyina, ku mugore we, bajya no kuri nyina no ku bana yabyaye, ati byarangiye, iyo ni ifi yamutwaye, mukora ikiriyo. Dufite abantu hano badakundana, bagira uburyarya, bashaka gupostinga umuntu ari uko yapfuye. Uwo munsi bamaze kubivuga bahise bafata amafoto barakwiragiza, we ngo ugiye tukigukeneye, mugena aratashe. Ese mwagiye mupostinga abantu bakiri kare, mupostinga uko bapfuye. Niko sha ntawe uragushyiraho ngo kwirizo kuri profile. Baragushyiraho, Imana ibaha umugisha. Noneho bajya bakuzanira n'indabyo baziguye hakiri kare, kuko nawe wigeze kunzanira ururabyo. Nyeganyeza mugenzo myango bagupostinga ukiriho, bagupostinga ukiriho, baguha ururabyo ukiriho, baguha umuceri ukiriho, baguha inshyushyu ukiriho, baguha akazi ukiriho. Haleluya! Sibyo? Barapostinga. Sinzi waririmbye ngo namba warabibonye waramaze ntawe gutumye kubivuga. Baragenda babwira n'umuyobozi w'isibo n'uwo mudugudu ati wa mugabo wajya gukorera Imana ifi yamutwaye. Kumbi ntibamenye yuko iyo hari igihe abantu bakujugunya ariko bakakujugunya muri place y'Imana, bakagutaho Imana iri. Haleluya! Reka ngutuke igitusi kivangura gatakara Imana iri. Dawidi mwana Yesaya yaruse gutakara Imana iri, itasanga Imana iri rutasi, ahita avangwa naho data na mama bandeka. Uwiteka aramagije kubera iki? Imana iruta amafaranga, ikaruta abavandimwe, ikaruta inote, ikaruta akazi, kuko yose iri muri wowe. Munyaganyizo myenye Imana iri muri wowe. Imana ni umva ni buwati gufungiyemo, niyo abarozi bahaba Imana kurimo, niyo dayimoni zavuga Imana kurimo, niyo mpamvu uzagera Imana ishaka mu izina ryande Yesu. Ndagira ngo twihuta dusenge. Ingorane zihari ni zimwe. Nuko ujya kubona bakabona umuntu bita ngo ni Yona agarutse muri famiye, bagahita bafata se ni wowe ugarutse, ati ko batubwiye nimba baravuze baramaze. Ngira mugenzo ngo hari amagambo Imana igiye kuvuguruza. Ko batubwiye ko wahombye wongeye gucuruza ute? Ko batubwiye ko ubukwe bwapfuye wongeye gushaka ute? Ko batubwiye ko abana bakunaniye baje gukira bate? Ko batubwiye ko ishuri ryahagaze wongeye kujya kwiga gute? Ko batubwiye yuko ubwawe nta kazi ugira waje kubona akazi ute? Ariko zamukuhereza Imana icyubahiro. Haguruka uhereza Imana icyubahiro. Haguruka uyihereza icyubahiro. Wibwira ngo ndagushimiye ko ari ahantu ntari imperutse ngiye kongera kugaragara. No muri famiye ukabasura sha, kandi ukagenda utwaye ko ntakiye mu ntoki akabagiye bavuga atase niwe cyangwa ntabwo ari we. Ayiwe zamurira Imana icyubahiro. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Akira ishimwe ryawe yewe Mana we, yewe Mana we. Wumvise gusenga kwanjye, yewe Mana we, yewe Mana we. Zamurira Imana icyubahiro sha. Yizamurira icyubahiro. Yizamurira icyubahiro, yipepere, yipepere. Ntawayikoma mu nkoko. Ibyo yavuze no kubikora zabikora. Atese Yona we yaba ari wowe cyangwa ni murumuna wawe? Yona ati nubwo wambonaga nirabura ariko burya mu Mana nari inzobe. Wanyemera ukareba mugenzo ukabye ati hari indi sura yo mu Mana ufite, uretse iyo ureba bakurebamo bakumenyereye. Hari indi sura y'Imana yagupangiye. Hari akayaga k'Imana kazaguhuhuke. Lilazado wipifo. Nubu hari abari imfubyi batazagira abana Imana ibajeho barabyara. Hari abari barangiye Imana ibaha imiryango. Hari abari bazi ko bazapfa nabi Imana ibaha ubuzima. Hari abari bashonje Imana ibaha ibiryo. Hari abari bazi yuko birangiye Imana itangira ibindi. Noneho ndagira ngo yatangiye ibya mbere negiye gutangira ibya kabiri. Yati Yona ati ndahoda timukomera amahoro Imana nabane namwe. Kubera iki? Na yafi yaramujyanye mugeza hariya iramuruka rongera asubira muri quartier. Bivuga ngo Imana ibishatse iguhuza n'ibyagukwebye. Hano ngaruka ku kantu gatoya kavanga Imana yaguha agaciro bakwimye. Yaguha iki? Yerutse kurema umuntu bita Mifoposheti murema ari umunyacyubahiro, ariko Satani amutwara umubiri. Ariko icyubahiro Imana yari gipanze kera, kuko nimba mwizera icyo uzaba cyo Imana ikigena kera. Hari uburyo burya yahamagaye Yeremiya ati Yeremiya we ntukangwe n'isi n'umubiri na Satani, nakumenye ntarakurema. Bivuga ngo hari ibintu washyiriweho nubwo abadayimoni bari barwanya, ariko hari ibintu bagize gute gira gutya, ariko Imana ikubwiye ngo ushyire ibintu imbere yanjye.
by'abadayimoni biveho. Ariko nimba siwe zimiye kutafo, wowe nta makuru ufite by'umugabo wita Daniel uretse gusenga asenza ibintu bye biramanuka, bahita babitwara. Abamedire baperesiba bambaye ijira turabeshya. Urashaka amafaranga ntuzayabona, urashaka umugore ntuzamubona, urashaka ubwenge bw'abana twarabutwara, urashaka inzu ntayo uzubaka, urashaka imodoka ntago uzayitunga. Umugabo agasenga Imana ko byati ndi Uwiteka ndaje, kumbi Satani nawe yabikwepesheje. Ngo arangije kubita amasengesho ya 20 jours. Umva we, umuntu uzagukanga n'uzakubuza gusenga. Igihe ugisenga amasengesho agira amatwi akumva, amasengesho agira amaguru akagenda. Amasengesho wowe, amasengesho kugira umuntu utari we, kandi amasengesho guha agaciro nako wagiraga. Ngo arangije gusenga Imana yohereza marayika Gaburiyeli aje nabwo ikirere kiramunanira. Burya niyo mpamvu ubona bigoranye. Iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe bagiye. Kimunanira gunyera titiriza. Noneho yohereza marayika Mikayeli aje gibamba ikirere kirafunguka. Ndagira ngo mbone ko iki cyumweru ndumva ni musenga neza. Hari ikirere cyawe Imana igiye gufungura. Ikirere cyawe Imana igifungura, inyenyeri yawe yongere yake mu izina rya Yesu. Yongere igira gute? Igihe kirageze mufa posheti koko yari akamuga ngo ajya guhakwa kwa Irudibari kwa mwene Makiri. Ariko Imana yishatse kugusubiza icyerekezo cyawe. Yari igihe yavuze ngo nzatanga ingabo zipfe ku bwawe. Sibyo? Kuko wambere inkora mutima kandi ukoba wo kubawe bizatuma nta ingabo zipfe ku bwawe. Igihe kiragera ba Sawuli bavaho na Yonatani, ngo David amaze kwima ingoma arabaza atari umuntu usigaye yo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Witwa Mifoposheti rero nani witwa Siba umugaragu wo kwa Sawuli atangira kongera imbaraga mu bantu babikwepesha. Ubu ngubu Imana izajya kurinda abakirisitu babi. Dufite abakirisitu babi ushobora kubwira uti giye minabonye fiance bugacya amugukuyeho. Wambye uti nabonye akazi akaba yanakica, ariko sa abakirisitu ninyirwa abakirisitu. Nguwo mugabo itambye ati arahari ariko nta cyamaze niyemerewe kugera koko yamugaye ibirenge, nakamuga ntiyize ntaki bese n'imisatsi reka mwihorere nta kintu cyamuvaho. Ariko Imana ivuze iba yavuze. Abavuganye n'Imana bazamura Imana icyubahiro sha. Iyivuze ibigiza gute iba yavuze, kuko ikurikirana ijambo yavuze imyaka 1000. Sifa kwa Bwana. Noneho ngo ashira kanya aramubwira ati nyambari nakamuga karamaze. Ndagira ngo mbabwire ngo iki cyumweru nubwo abakurwanya bahari, ariko inama y'abakurwanya Imana yicaramo kandi igasiga ifashe icyemezo. Ati genda umuzane sinkangwa nuko ari akamuga. Haleluya. Yitegura amateka. Mugabo agiye kumva imva barakomanza ati ngwe n'ibwami baragushaka. Umugabo akajya kurura utugura rikagana ibwami, akadukurura rikagana he. Gira mugenzi ngo ihangane wandarugana ibwami. Nubwo hari ibikomere ihangane wandarugana ibwami. Nubwo hari ibyakubabaje n'ibyakugushije ihangane wandarugana he ibwami kuri Yesu. Baragenda kigire kuri David aramubwira tumva sha ntitaye ku kumuga bwawe, bagukureho ubwo bukweto bushaje n'ibisatsi bakogoshe, bakwambike neza uze tusangirire ku meza. Ikiyo mageze ndafashwa nsanga Imana itarobanura ku butoni. Imana si yabize, Imana si yabatize, Imana si yabarebare n'abagufi, Imana si yabakire n'abakene, Imana ni yabizera. Abageze gute? Abizera bose bazabona Imana, muzamurira Imana icyubahiro, kandi ibi byose ni byiza, ariko kwizera niko kwa mbere. Ndangirize gatoya mbabwira yuko hari igihe Imana iguhuza n'ibyagukwebye. Ejo mundi mpamvu mbabwira ngo ugomba kuba utandukanye. Iyo wizeye ibyo ugiye kubona by'Imana utandukana naho wabaye, ugatandukana naho uri, ukareba hagiye kuza. Mugabo bita Abidodomu muramuzi. Uziko Abidodomu Imana imuhamagara, yamuhamagare kuzaba boss. Ariko iminsi Satani nisi bita ubukire buramukweba. Ahubwo bagiye gukora iperereza ku muyobozi w'isibo atuyemo, itangazo riza rivuga ko ari we mukene urenza abandi n'umuryango we. Dore Imana irashaka kumuhuza n'ibyo byamukwebye. Yemera ko isanduku y'Uwiteka bayinyaga, bayijyana mu Bafilisitiya no mu bindi bihugu, irabamara. Barwara ibibyimba, abandi baraturagurika, abandi imbebazira barya barapfa. Ngo barangize bafata icyemezo cyo kuvuga ngo turashaka uburyo tuyicyura, babajije abapfumu n'abakonikoni. Uzi Imana yanakoresha n'abapfumu ngo gutabara, ariko ikagutabara. Ubwo utangiye gupinga. Genza ahantu nigeze umuntu wigeze gusenga Imana biramwigira. Mujye mutinya Imana ikoresha bose, nta nubwo wamenye umukirisitu ayishe mu ibanga ry'Imana. Ntimugace imanza. Umuntu agira gutya arasenga, twari tugiye kuvuga ubutumwa ahantu dushaka amafaranga yo kubaka urusengero, dusanga abantu bahari nta kintu kibariho, hari abakene. Kandi nari nkeneye miliyoni n'igice. Ngiye kubona mu rugabo w'umusiramu araje avuga ati nubwo Imana musenga atari yo jewe ni tutizera kimwe, ariko Imana ni imwe.
nari mbazaniye amafaranga ngo muba ku rusengero rwose rw'Imana, afata amafaranga miliyoni n'igice arayatanga. Ubwo se wagize ngo ari umuntu Imana itakoresha? Munyeganyeza umubyeyi ngo Imana ibohora ibyawe guhuza nabyo, wamenya bizava kuri nde? Ko na shehe hariyo waguha akazi ejo ubwo mwirwa muvango muracyaha abadayimoni, ahubwo cyaha abadayimoni bagufatiye ibintu, naho undi Imana yakoresha umuntu wese. Abapfumu arambwira ati Imana yabikunda icyubahiro, mufate imbeba 10 za zahabu, 5 za zahabu n'ibibyimba bya zahabu, mushafetiri ya sanduku w'Iteka, hanyuma ntimubivange. Iziki Imana ari nyabwenge kugira ngo yakuvanga vangira. Ibyawe n'iby'Imana n'iby'Imana. Ikibazo kibishe nimuzi kubivangura. Nimba yarahawe amafaranga uvuga ngo Mana nzajya nguha icya 10, gitange ntabwo ari icyawe. Polisi byo ko ari Imana bavuganye nayo ni pasitori bazahinduka hazundejo. Ariko abantu barahinduka, ariko Imana ntihinduka. Hari mebadilika lakini Mungu hajabadilika. Icyo wavuganye n'Imana kihe? Iyo utakihaye rero umeze nk'uwotse ikigori kwitorosha, uzagishyireho urebe ko gishye. Urandeba iki? Ndugusaba gukiranwa kiranuka, nkundi urebe ibyiza gukorera. Sha umva, bafata isanduku y'Uwiteka, baramubwira ati muzani inka ni yayo, umundi muyihekeshe iyo sanduku, mureba hari bugane, ariko kandi babikoze baremera. Bafata agasanduku bagakubitamo ibibyimba 5 bya zahabu ubwo bingana nka gutya, n'imbebe 5 zingana nka gutya za zahabu bagashyira ku ruhanda. Kumbi hari Imana irimo ishaka guhuza na Bidodomu umugisha we wamukwebye, ngo bamare kugera mu gihugu ku mupaka. Umwami ahita baza ati niko ku iyi sanduka hivuye yari yabamaze, none yagera natwe katumara, mwashatse umuntu ushobora gupfa ntagire icyo ahombye abantu. Akwiye kuba tarize cyambere kugira ngo tudahomba dogiteri cyangwa tugahomba agoronomo ukingira amatungo. Simbizi uko byari bimeze n'urugero nitangiye, kandi akwiye kuba kennye n'abana be ku buryo nibamara nta kintu twahomba. Ndagira ngo mbwira mugenzo ngo hari icyemezo isifata n'icyemezo ijuru rifata. Icyemezo kirangira kivuze yuko Bidodomu n'umuryango we niyo bapfa ntacyo bitwaye. Hanyuma rero itegeko riturutse ahakomeye ryemeza yuko nta kibazo, ariho bagiye gutestingira. Haleluya. Ndumva ashaka kuhanura mugenzi wakomye ngo nubwo Satani yashatse kugutestingira igihe cye kirarangiye. Murebe mu maso wimutinya umbye ngo nubwo Satani yashatse kugutestingira igihe cye kirarangiye. Test y'abadayimoni turayirangije mu izina rya Yesu. Ariko hari abantu banyuma ngo bahereze icyubahiro sha. Kwara abantu babaye test. Pinafoza gide bini foye. No, turabyanze. Fatira mugenzi wawe gutya. Mufate. Nimugurane wicaraho yicaye. Umubwiye uti test y'abadayimoni Imana yigukuyeho. Bazagaruke bakubure bo gatserwa n'agasani. Hari abiwanya ari abakarande, hari abo wavukiye. Imana ibagutsindire. Hunga piwe kita pasaka ya sando. Bawicaye hutuze. Imana irimo irakora we. Irimo iragira gute? Abantu bumva Imana ikora mukomera Imana make turashaka gusanga. Angelo zamurira Imana icyubahiro sha. Mwanya muto ngo babafashe yasanduku bayikeza kwa Bidodomu. Imana imwibira akabanga tukureho uwo mwanda hasigara isanduku yanjye ngo akure habishyire hari ati byo n'ibyawe. Ibaze ikibyimba kimwe wakigwa ngo kijyane ku isoko cyafata miliyari 3. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kuguhuza n'ikintu cy'agaciro gishobora gutuma abadayimoni babweje ko. Mbibutse ko ari Imana ifite inzira nyinshi. Twumvise ijambo rivuga niyo yimuri biki ibi yimuriki. Ongera umubwire tubwo wimutse nabyira byimuye. Mubwira gatatu tubwo wimutse nabyo yabyimuye. Ukimura ibyicaro Imana yimura ibihe. Ukimura ibyicaro Imana yimura ubwenge bw'abana. Ukimura ibyicaro Imana yimura imbaraga muri wowe. Zamura Haleluya nta kibazo. Tugiye gusenga. Ntabwo nababwira byinshi ariko mu gahe gato yabyarahindutse basanga Bidodomu yabaye umukire. Amakuru akuriho navumba afite. Nimba bavuga ko ishuri ryakunaniye wabuze ukwishyurira birazwe. Nimba bavuga ko urugo rwasenyutse birazwe. Nimba bavuga ko akazi ntako birazwe. Ariko hari amatangazo Imana izanye. Kandi nimba banavuga ko waguye nabwo birazwe. Ariko hari amatangazo Imana izanye. Ntabwo ugomeza kuba test y'abadayimoni. Ahubwo Uwiteka agiye kuguhuza n'ibyawe. Yesu ngo barahageze sha. Ndashimira rwiyemeza mirimo watsinda isoko ryo kurengera be. Ni ugera ku mfubyi akitwa se wazo, ni ugera ku bapfakaza akitwa umugabo wazo, ni ugera ku bashonje akitwa umutsimu umara inzara, yagera ku bafite inyota akitwa amazi amara inyota. Niwe wageze mu ishyamba mu mwami w'abami yitwa intare yo kwa Yuda, niwe wageze mu bitabo igiti kiza cy'umuzabibu, niwe